uyu munsi umuntu witwa Kabila Kabange ubuzima bwe Amerika bushyizeho iherezo. Iyo Amerika igusanctioninze bisobanuye ikirere ya Amerika igwaye ibihano. Buri umuntu wari we wese mwakoranaga arakubaninga nta business mwakongera gukorana. Niyo yaba ari yo kugura isambu, kubera ko niyo mpamvu Amerika imaze gutanga ibyo bihano yongera itegeka avuga ngo kandi nundi uzafasha uyu muntu kugira ibyo akora nawe azafesinga ibyo bihano. Ibyo rero nanone nibyo bitubaho. Ubu tubaye abanyarwanda nabi dufesinga ibihano bya M23 bigahinguka mu Rwanda kuko Kagame ari we musupporter wa M23. Ubwo abanyarwanda dusupportinga M23 ntitukarizwe n'inzara dufite, tuzi ibyo dukora muri Kongo. Icyo ni icyambere. Urabyumva? So aka kanya bahanye Kabila ariko ikikubwira ko Kagame adakunda u Rwanda, atigeze akunda u Rwanda, ko Kagame atari umuyobozi w'abanyarwanda, kandi ko Kagame ibibi byose u Rwanda rwanyuzemo abifitemo uruhare. Nuka aka kanya Kagame agiye kubireka mu maso yanyu. Itangazamakuru ryanyu rabyuka rigishyigikiye Kabila. Kagame arakomeza akorana na Kabila, arakomeza afungura imipaka, akorana na M23, ni nawe wamuzanye hari. Kandi bakuranye imyaka 30 yose babeshya ibintu bya FDLR. Nge nababwenge ndi umusirikare, nge nirwana intambara ya FDLR kugera kuri rwara kabije tumugeze i Kigali, kugera kuri nkundi yapfa mureba mayiti ye nayihagazeho, kugera kuri koroneli uriya wahoze ari umuganga Mugemana mayiti ye nayihagazeho gutya. Izo nteramwe twarazishe, nteramwe zisigaye ni nteramwe Kagame, ni Kabarebe, ni Ibingira uyuza kavuga ubusa manipulating urubyiruko. Bro, ufite abana ajya kumanipulating abana bawureka abanyarwanda. Abanyarwanda ntabwo bakiri mu biganza byawe Ibingira. Uri umunyamabi, uri umunyamaraso, wisha abana b'inzira karengana Gitarama Butare, abamama babo warabisheje ubundi muri Covid. Ibyo mukora byose turabizi, right? So Kagame kwa kudakunda kw'abanyarwanda, Kagame kuba ari mafia, Kagame kuba yoboye u Rwanda nk'urwitwazo turi assets ze aducuruza, agiye gukomezanya umubano na Kabila. Nicyo kimenyetso cyanyuma mbahaye aka kanya cy'uburyo Kagame abanga azanatuma mwese twese dupfa tugashira. Niyo mpamvu twe twagiye tunahunga, ntabwo dukeneye gupfa tuzira amabuye Kagame iba muri Kongo. Ibyaha bye na Kabila, ibyaha bye na James Kabarebe, ibyaha bye naba Ibingira, ntago ibyo ari byo byaha mwaje kuturaga, nta nubwo bwo butware mwaje kuturaga, nta nubwo ari cyo mugomba gukomeza kujya mudukangisha ngo muri intwari, ariko muri intwari zabaye ibigwari.